Yesu ashimwe bene data, dushimiye Imana iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nitwa Evangeliste Rukundo Desire, dukorera umurimo w'Imana mu itorero rya Mpare Paruwasi ya Cyarwa mu rurembo rwa Huye. Reka dusenge kugira ngo iri jambo Imana igiye kuvugana natwe rigere ku mitima yacu kandi rigire umumaro mu buzima bwacu. Data wa twese uri mu ijoro ryawe ryera, tugushimiye ubuntu tugiriye Mwami Imana kuri uyu munsi kugira ngo twumve icyo Umwuka aganira n'itorero mu bihe nk'ibi. Data ndagushimiye rero, ngushimiye ko ungiriye ibambe n'imbabazi, ukaba wemeye Mwami Imana komba akanwa kawe, hanyuma nawe ukavugana n'ubwoko bwawe. Ndakwinginze ngo yaba njye n'abazumvira ijambo, twese tuzagabanire ku birenge byawe, tuzagabana umugisha uturuka muri ryo. Ndabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Uyu munsi rero mfashijwe no kubabwira ngo umugambi w'Imana ntupfa, ariko mu rugendo hazagenda hapfamo byinshi, ariko umugambi wo ntabwo uzapfa. Dusome ijambo ry'Imana ryakozwe n'intumwa, igice cyaho cya 27, turasoma n'umurongo waho wa 9 n'uwa 10. Ariko kuko hari hashize iminsi myinshi, kandi kunyura mu nyanja kukaba kwari gufite akaga, kuko ndetse n'iminsi yo kwiriza ubusa yari yarashize. Nuko Pawulo abagira inama ati, yemwe bagabo, mbonye yuko uru rugendo rugiye kubamo ibyago no gupfusha byinshi, si iby'inkuge n'ibirimo gusa, ahubwo n'ubugingo bwacu nabwo Imana itugirire neza. Reka dusimbuke muri iki gice nyine, dusome n'umurongo wa 22 n'uwa 23. Kandi none ndabakomeza, nimuhumure, kuko muri mwe hatazapfa n'umwe keretse inkuge. Kuri joro iruhande rwanjye hahagaze marayika w'Imana nduwayo nyikorera, akambwira ati, Pawulo witinya, ukwiriye guhagarara imbere ya Kayisari, kandi dore Imana iguhaye n'abo mugendana bose. Umurongo wa 25, nuko nimuhumure mwa bagabo mwe, kuko nizeye Imana yuko bizaba uko nabibwiwe. Umurongo wa 26, ariko dukwiriye gusukwa ku kirwa. Imana yacu nitugirire neza. Shaka kuvuga ko umugambi w'Imana utajya upfa, kandi ko muri uru rugendo hapfamo ibintu byinshi, ariko umugambi w'Imana ntabwo uzapfa. Imana yacu nitugirire neza. Reka dusome n'irindi jambo riri muri Yobu igice cyaho cya 42, turasoma umurongo waho wa 1 n'uwa 2. Yobu 42, umurongo wa 1 n'uwa 2. Maze Yobu asubiza Uwiteka ati, nzi yuko ushobora byose, kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Imana yacu itugirire neza. Iyo usomye aya magambo ubonamo ukuntu Imana yacu ifite ububasha kandi ikagira n'ubushobozi bwo kurinda ijambo ryayo. Inshuro nyinshi abantu bakunze kuvuga ko Imana irinda umuntu, ariko ngiye nsomye ijambo ry'Imana rimpishurira ko burya Imana itarinda ibintu cyangwa abantu. Hari igihe abantu baba bafite ibintu byinshi bagezeho, ariko bitanagize icyo bimaze mu mugambi w'Imana. Hari n'igihe abantu baba bafite ibyo bagezeho rwose, bikanagaragara ko hari n'icyo bimaze mu mugambi w'Imana, ariko rimwe na rimwe abantu bakabihanga amaso cyane, aho guhanga amaso umugambi Imana ifite. Hari igihe rero Imana ijya yemera ko ibintu twari dufite tubitakaza, ndetse tugatakaza n'ibyo twakundaga, tugapfusha ibyari bidufitiye umumaro. Ariko ndagira ngo mbabwire itorero ry'Imana, nubona ibintu biri gupfa, nubona abantu bari kuboroga, ntuzagire ngo umugambi w'Imana wapfuye. Ijambo ry'Imana riratubwiye muri Yobu
riratubwira ngo nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Bibutse ko uyu mugabo witwa Yobu yari umugabo wubahaga Imana, ndetse Imana igeraho imwirata imbere ya Satani. Imana ibwira Satani ngo mbese uvuye he Satani? Satani aba ngo mvuye kuzerera isi no kuyitambagira. Imana iramubaza ngo mbese wabonye umugaragu wanjye Yobu ukuntu anyubaha? Satani azana ikintu cy'ikinyoma, ashinja Yobu ko yubahira Imana ibyo yamuhaye. Mu yandi magambo biravuze ngo mbega ibintu Imana yahaye Yobu nibyo bituma ayubaha. Ndashaka kubwira abantu bazumvira ijambo ry'Imana ko byanze bikunze buri muntu wese hazamenyekana impamvu yubaha Imana, hazamenyekana impamvu wateranaga, impamvu watangaga amaturo, impamvu wafashaga abarwayi, impamvu wari umuririmbyi. Mbega ibintu byose bizamenyekana impamvu. Ibintu byose ukora kugira ngo Imana yubahwe, cyangwa se ibintu bigaragara nk'aho bihesha Imana icyubahiro ku buzima bwawe, bigomba gupimwa hakamenyekana impamvu wubaha Imana. Satani rero yarazanye ikintu cy'ikinyoma, ambwira abana b'Imana ko nta bundi buryo bwo guhagarika ikinyoma uretse gukoresha ukuri. Buri ahantu hose hatari ukuri, ikinyoma kizafata intebe, ndetse ikinyoma kizakora ibyo gishaka. Hano rero hari intambara y'ukuri n'ikinyoma. Byanze bikunze ahantu hose habaye intambara hagomba kugira ibyangirika. Ariko ndagira ngo mbabwire ko nubwo wabona hari ibiri kwangirika, hari n'ibiri gupfa, umugambi w'Imana wo ntupfa. Satani yasabye Yobu, Imana yemera kumutanga. Yobu apfusha abana azira agatsi, apfusha ibyo yari atunze azira agatsi, ariko Imana ntiyatanga ubugingo bwe. Imana itugirire neza, Imana idufashe kandi turengere. Hari igihe abantu babona ibintu biri gupfa, cyangwa se bakabona ibyo bakundaga babibuze, cyangwa se bakabona ibyo bashaka kugeraho batabigezeho, bakagira ngo ni umugambi w'Imana warangiye, cyangwa se Imana ntikibirimo. Ariko ndababwira yuko umugambi w'Imana urakomeje. Nubwo waba ubona bitagenda nk'uko ubishaka, waba ubona bitari kubaho nk'uko ubyifuza, waba ubona ibyo usengera atari byo usubizwa, ndagira ngo nkubwire ko umugambi w'Imana wo ntabwo uzapfa. Ibyo wowe watekereje gukora, ibyo waba ufite, ndetse mbibutse ko hano hari ikibazo abantu baba bibaza. Aba bana Yobu yari yarabahawe n'Imana, ingamiya n'indogobe yari afite yari yarabihawe n'Imana, ubutunzi yari afite mu mirimo yari yabuhawe n'Imana. Hanyuma iki gihe rero ntibyari bikiriho. Birumvikana Yobu yarababaye, kandi nawe wababara. Ndetse n'umugore yishakiye ageraho amushinyagurira, aramubwira ngo watuka Imana ukipfira, kuko n'ubundi yabonaga ameze nk'aho ntacyo akimaze. Ariko nubwo Yobu yari ameze gutyo, nubwo Yobu yari yarapfushije abana, nubwo Yobu yari yapfushije amatungo n'ibintu, ariko umugambi w'Imana ku buzima bwe wari utarapfa. Imana yacu ishimwe. Ndagira ngo utaza kwitiranya umugambi w'Imana n'ibibazo uhura nabyo, ahari ukagira ngo kuba ufite ibibazo byinshi umugambi w'Imana wapfiriyemo. Ndagira ngo utangarize ko umugambi w'Imana uracyakomeje. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Tubona Yobu rero nk'utakaza ibintu byose, ndetse Satani agasaba n'umubiri we, n'uburwayi bukamugeraho, uruhu rwe rugatangira kubora, kuzana ibishyute n'ibindi. Hanyuma akajya anishimisha n'urujyo. Tubona n'inshuti za Yobu zimuvaho. Inshuti yanjye, buriya n'abantu bashobora kukuvaho, n'abantu bashobora kuguta rwose. Ariko nubona abantu bagutaye, ntuzagire ngo ni umugambi wajyanye nabo. Abantu baragenda, umugambi ugasigara. Burya umugambi ntujyana n'abakuvuyeho. Icyo kiba ari igihe kibagukuyeho, ariko ibihe cyangwa se izindi ngorane zose ntabwo byarogoya umugambi w'Imana. Imana yacu nitugirire neza. Tubona Yobu rero nyuma y'igihe kirekire Imana imugarukaho ikamwunamura binyuze mu mpano y'imbabazi tujya tuboneramo Imana yacu. Muri wa 82
mu gushimisha igitero cyaho cya kabiri yararirimbye aravuga ngo mpindukirire undebe mu mpano y'imbabazi njya nkuboneramo. Tubona rero Yobu Imana imushumbusha ndetse kabiri, ndetse ikamuha abana, ikamuha ubutunzi buruta ubwo yari afite kera. Ndagira ngo nkubwire ko nubona ibintu bigiye, ukabona abantu bagiye, ukabona ibyo wubatse birasenyutse, ukabona ibyo washatse kugeraho ntubigeraho, ujye utumbira Imana, kuko muri ibyo bintu byose biri kukubaho harimo umugambi w'Imana, kandi umugambi wo ntuzapfa. Imana yacu nitugirire neza. Twasomye andi magambo yo mu Byakozwe n'Intumwa ibice byaho 27, tubonamo umugabo Pawulo wari uri mu rugendo mu nyanja, nabo bagahura n'ibibazo bikomeye cyane. Kandi n'ubundi uyu mugabo Pawulo n'ubundi nubwo yari ari mu nyanja, ariko yari imbohe, ari kumwe n'izindi mbohe n'abasirikare na ba nyir'inkuge n'umwerekezi. Tubonamo rero bahura n'ibibazo batari biteguye. Hari igihe nshuti yanjye ibibazo bitungura umuntu agahura n'ibintu atari yiteguye, ariko ndagira ngo nkubwire ko nubwo bahuye n'ibibazo muri iyi nyanja, umugambi w'Imana wari uko Pawulo agomba kugera imbere ya Kayisari. Uyu mugambi rero nta kiri buwice, nta kiri burogoye. Muri uru rugendo tugenda tubonamo byinshi bahuye nabyo, imiyaga y'uburyo butandukanye, tukagenda tunabona naho umuyaga wasaga n'utuje gato ngo bakibeshya ko hari babonye icyo bashakaga, kumva aribwo bigiye gukomera. Hano bapfushijemo ibintu byinshi, bajugunya imyaka mu nyanja kugira ngo birwaneho. Twese nyine mu buzima niko tumera. Iyo umuntu atewe, iyo umuntu ahuye n'ibibazo agerageza kurwana uko ashoboye, ariko tubona byose babishyiramo n'ubundi inyanja ikanga ikaba inyanja, kugeza n'ubwo inkuge yabo bari barimo yaje kumeneka, ariko umugambi w'Imana ntiwameneka. Inshuti yanjye, ufite byinshi byangiritse, ufite byinshi ubona bitari kugenda uko ushaka, ufite byinshi umaze iminsi urwana nabyo ukabona ntibyemera, ngo ufitiye amakuru meza. Umugambi w'Imana uracyakomeje nubwo ubona biri kujyaho udashaka. Muri uru rugendo Pawulo n'aba bantu bari bari kumwe, ngo umuraba wabarushije imbaraga kugera n'ubwo inkuge bayiretse ngo ijyaho ishaka. Hari igihe ibintu binanira umuntu rwose, hari igihe umuntu ibintu bimurenga akabireka bikaba uko bishaka, ariko nubwo waba ubona amaboko yawe ntacyo akibashije gukora, nubwo waba ubona amaboko yawe ntacyo akibasha gufata, ariko ndagira ngo nkubwire ko umugambi w'Imana urakomejeho. Imana yacu itugirire neza. Hano ubonamo Pawulo ababwira cyane uko bakwiriye kwitwara n'uko bakwiriye kubigenza, kuko Imana yari yavuganye nawe, ariko buriya abantu baragoye. Ngo aho kumwumvira, nimusoma iki gice cyane cya 27 Byakozwe n'Intumwa, muraza gusanga ngo aho kugira ngo umusirikare yumvire Pawulo, ngo ahubwo yarumviye umwerekeza w'inkuge na nyir'inkuge. Buriya rero hari igihe abantu baba bashaka kuyoborwa n'ibimenyetso by'ibiriho, bakayoborwa n'iby'amaso yabo areba. Ariko nshuti yanjye, ndatangariza abana b'Imana ko iki gihe tugezemo ni igihe cyo kuyoborwa n'umugambi w'Imana gusa. Ibindi byose ntacyo bizagezaho abantu. Imana yacu itugirire neza. Pawulo aravuze ngo muri uru rugendo mbonye ko hagiye gupfamo byinshi. Imana yacu nidufashe, kandi Imana yacu niturengere. Ubwo uzaba ubona hari ibipfa cyangwa hari ibyangirika, ubwo uzaba ubona hari ibigenze uko utashakaga, ntuzarire nk'udafite umurengezi, ntuzarire nk'aho umugambi w'Imana warangiye, kuko ibyo byose uko ubibona Imana yacu ibifiteho ububasha. Iyo ukomeje gusoma iki gice cy'Ibyakozwe n'Intumwa, ubona ko ngo baje no kugera igihe inkuge imaze kumeneka, ngo umutware utwara abasirikare shatse kugwabiza imigambi ya bagenzi be, ko ngo bashaka kwica imbohe ngo zidatoroka, ariko ngo ibi yabikoreye kugira ngo akize Pawulo. Bategeka yuko abazi koga biroha mu nyanja bakoga, hanyuma abandi nabo batazi koga bagendera ku tubahu twavuye kuri ya nkuge. Ndagira ngo nkubwire ko ikibazo buriya si ibyo utazi, ikibazo si ibyo udafite, ahubwo ikibazo ni umugambi w'Imana mu byo urimo. Imana yacu nitugirire neza. Ndagira ngo nkubwire ko umugambi w'Imana ujya wishakira ibikwiriye, ujya wishakira ibyawo. Umugambi w'Imana ujya wishakira ibituma usohora. Buriya ntuzaterwa ubwoba
nuko ubona udafite ibintu yenda bikwinjiza mu cyo Imana yakubwiye, kuko buriya icyo Imana yavuze cyishakira inzira, kandi icyo Imana yavuze cyishakira inkunga. Imana yacu nitugirire neza. Ijambo ry'Imana ni rizima kandi rifite imbaraga, icyo usabwa gusa ni ukuryizera. Haleluya. Imana rero ikomeze itugirire neza, kandi Imana y'amahoro ikomeze idufashe. Umugambi w'Imana ntabwo uzapfa. Iyo dusubiye inyuma gatoya tureba no mu gihe cya Farawo, mu ivuka rya Mose yavutse ari igihe cyo gupfa kw'abana b'abahungu b'Abaheburayo. Barapfaga icyo gihe, abana b'Abayisiraheli barabicaga, ariko Mose abaho. Wari uzi impamvu yabayeho se? Ntabwo ari uko ababyeyi be bari bazi guhisha abana cyane, ntabwo ari uko ababyeyi be bari abanyembaraga, ahubwo ni umugambi w'Imana wari umuriho. Nawe uhumure rero, umugambi w'Imana uzishakira inzira, umugambi w'Imana uzivuganira, naho nta muntu wo kuvuganira waba uhari, naho nta muntu wo kurwanaho waba uhari, umugambi w'Imana uzirwanaho. Imana yacu nitugirire neza. Iyo usomye muri Matayo ibice bibiri umurongo wa 18, naho uhabona gupfa kw'abana b'abahungu mu gihe Herode yashakaga Yesu. Ngo i Betelehemu hapfuye abana b'abahungu 2,000, ariko ndagira nkubwire ko aba bana b'abahungu bapfuye mu by'ukuri si bo bashakwaga, ahubwo muri abo bana hashakwagamo Yesu. Ariko ndagira nkubwire ko igihe bapangaga kubica, nicyo gihe marayika w'Imana yagendereye Yosefu mu nzozi, aramubwira ngo hagurutse umwana na nyina muhungire muri Egiputa, kuko Herode ashaka kubica. Herode rero yagiye kwica abana b'abahungu, ariko Yesu we bamaze kumuhungisha. Ndagira nkubwire ko umugambi w'Imana utazapfa. Haleluya. Hashobora gupfa byinshi, abantu bakarira bakaboroga. Bisomye iri jambo riri muri Matayo ibice 2 umurongo wa 18, habona umubyeyi witwa Rasheli wari ufite abana barengeje imyaka 2, ariko baranagwingiye. We rero ngo yanarize kurusha abandi, kubera ko abana be bari barengeje imyaka. Ngo ararira boroga, baramuhoza ntibyakunda, ngo ananirwa guhozwa kubera ko abana be batari bakiriho. Nubona hari ibitakiriho, kuko hashobora gupfa byinshi, akangirika byinshi rwose, kandi abantu babikundaga, abantu byari bibafitiye umumaro, abantu bari barabikozemo iteganyabikorwa n'iteganyamigambi ry'igihe kirekire, bishobora gupfa rwose, bishobora no kwangirika. Ariko nagira ngo nkubwire uhumure, ntabwo ari umugambi w'Imana uzaba wangiritse. Imana rero ibahe umugisha, kandi Imana ibagirire neza. Data wo mu ijuru akomeze abafashe, kandi umwuka akomeze yagure cyane iri jambo mu mitima yanyu. Imana yo mu ijuru ikomeze ibagirire neza. Data mutangabugingo, tugushimiye ubuntu n'imbabazi ugira, tugushimiye urukundo rwawe rutarondoreka, tugushimiye ko umugambi wawe utayoba cyangwa ngo upfe. Ibyo wavuze no kubikora uzabikora, naho isi yakurwa hayo igatabwa imuhengeri. Ijambo Imana yavuze ntirizahera, kandi umugambi ufite ku itorero, umugambi ufite ku bantu bawe, umugambi ufite ku bo mwavuganye, umugambi ufite ku bakubaha, nta kizawurogoya. Izina ryawe rero niryubahwe, ijambo ryawe Mwami Imana nirigira umumaro mu bana bawe, kandi abazaryakira bakaryakirana umutima wizera rizabagirira umumaro. Ko twebwe ntabwo tureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, kandi imbaraga z'Imana yacu ntabwo ziri mu bigaragara, ziri mu bitagaragara. Turagushimiye Mwami, kandi natwe ibyo tugukorera Mwami tubikora mu buryo bw'umwuka, hakwangirika iby'umubiri, ariko iby'umwuka byo bizakomeza. Izina ryawe niryubahwe. Turagushimiye mutangabugingo, ngaho ukomeze uganze, kandi ugushaka kwawe ukomeze kubana natwe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.